Qur'ani igice cya gatatu umurongo wa 18 aragira ati Imana yahamije ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse yo. Abamarayika n'abafite ubumenyi nabo barabihamya. Imana niwe nyir'ubutabera, nta yindi Mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse yo. Nyir'icyubahiro bihebuje, nyir'ubugenge buhambaye. Mu by'ukuri idini ry'ukuri imbere y'Imana ni Isilamu, kandi abahawe ibitabo ntibigeze banyuranya kuri icyo ngicyo. Allahu Akbar. Imana ni nkuru. Imana ni nkuru. 84 Sasa sura 84 umurongo wa 28 84 nawe aravuga ati wewe Muhammad uti twemeye Imana n'ibyo twahishuriwe ibyahishuriwe Aburahamu, Ismaeli, Isaka, Yakobo n'urubyaro rwe, ibyahawe Mose, Yesu ndetse n'ibyahawe abahanuzi biturutse kwa Nyagasani wabo, nta n'umwe turobanura muri bo, kandi Imana niyo twicishaho bugufi. Uzahitamo idini ritari Isilamu ntabwo azaryakirwa, kandi ku munsi w'imperuka azaba mu banyagihombo. Isa yatabarra mimman ja'alahu ibnan lillah. Yesu rero araburira abamwita umwana w'Imana. Matayo bakavuga yuko ibintu byose babikora mu izina rye, kandi mu by'ukuri twabonye ko ibintu byose bikorwa n'Imana. Karindwi uhereye kuri 22 hera kuri 21 aragira ati umuntu wese umbwira ati mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora iby'Imana mu ijuru ishaka. Benshi bazaza kuri uwo munsi bambwira bati mwami twanuraga mu izina ryawe, nitwigishaga mu izina ryawe, nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, nitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwankozi z'ibibi mwe. Allahu Akbar. Imana ni nuru. هل هذا الكلام في القرآن؟ Ayo magambo ari no muri Qur'ani. هل هذا الكلام في القرآن؟ Ese ayo magambo ari no muri Qur'ani. Abana muvuga cyane mu icyingirisha ntabwo mikoro zifata neza. Nigira aho ngaho. Mu cyunguru. Sawa. Qur'ani igice cya 5 umurongo wa 116 aragira ati unibuka ubw'Imana, unibuka ubwo Nyagasani azavuga ati yewe Yesu mwene Mariya, ese niwe wabwiye abantu uti njyewe n'umubyeyi wanjye nimutugire Imana ebyiri mu cyimbo cy'Imana. Yesu azavuga ati ubutagatifu n'ubwawe, ntibikwiye kuri njye ko nabwira abantu ibitari ukuri. Iyo nza kuba narabivuze bose bari kubimenya. Uzi ibiri mu mutima wanjye, nyamara njye sinshobora kumenya amabanga yawe. Mu by'ukuri niwe mumenyi uhebuje wibyihishe. Nta kindi nababwiye uretse ibyo wantegetse kubabwira nti nimusenge Imana Nyagasani wanjye, Nyagasani wanjye akaba na Nyagasani wanyu. Allahu Akbar. Kandi nari umuhamya wabo mu gihe cyose nari kumwe nabo, kandi wowe umuhamya uhebuje wa buri kintu. Nuramuka ubahannye bose ni abagaragu bawe, kandi nubababarira mu by'ukuri niwe munyacyubahiro bihebuje, nyir'ubugenge buhambaye. Allahu Akbar. Allah amara al-anbiya an ya'buduhu Imana yategetse intumwa ko ziyisenga wa la yushriku bihi shay'an. kandi ntizibangikanye n'icyo ari cyo cyose. Luka 13:28. Usome muri Luka 13:28 baho niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Mubonye Aburahamu,
n'Aburahamu na Isaka na Yakobo abahanuzi n'abahanuzi bose ibereye umugambi bw'Imana nawe umwe mukaba mujugunywe hanze. وما هو نعيم الجنة ijuru yambaye gute? الله وصف الجنة بالتفصيل Imana yatubwiye ijuru mu buryo burambuye في هذا الكتاب. muri iki gitabo. قال الله Imana iragira iti الجنة الجنود فيها أنهار من ماء غير آسن harimo inyanja z'amazi. مثل الجنة التي وعد المتقون ijuru ryasezeranyijwe abatinya Imana فيها bakayiganira. أنهار من ماء غير آسن harimo amazi y'urugo mu nyanja. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه harimo inyanja z'amata adatanga umwimerere. وأنهار من خمر لذة للشاربين harimo inyanja z'inzoga zidasindisha. وأنهار من عسل مصفى harimo inyanja z'ubuki لهم فيها من كل الثمرات harimo amoko y'imbuto yose. ومغفرة من ربهم n'impuhwe n'imbabazi الجنة فيها فاكهة ولحم طير مما يشتهون harimo inyama n'ibyo kurya bashaka abantu bifuza. فيها فاكهة ولحم طير مما يشتهون ijuru harimo inyama, harimo وحور عين harimo iby'umuntu yifuza. كأمثال اللؤلؤ المكنون حور عين abagore bo mu ليس ijuru واحدة ليس اثنين ليس ثلاثة batatu. أنت كما تعرف من الحور العين الجنة ijuru قصور من ذهب وفضة ijuru ryubakishijwe izahabu n'ifeza. لدينا من ذهب ولدينا من فضة ntabwo ari na ijuru ryubatswe قصر واسع لا تبلغ نهايته ukaba ufite urugamba utabasha لا kurangiza, تستطيع أن تبلغ نهايته udashobora kurangiza. الجنة عرضها السماوات والأرض kubera ko وعرضها isi ingana ijuru ringana n'isi n'ibirere. الجنة ijuru متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها الشمس ولا زمهريرا abantu barimo bazaba batekanye nta zuba ribatwika nta mbeho ibatukuza. خالدين فيها kandi mu ijuru ni ukuba لا موت nta gupfa لا مرض nta kurwara لا نوم nta gusinzira نعيم فقط ni ukuba